yatangiye kumva ko ibise bije, ahamagara umusore wamuteye inda kuri telefone aramubwira ati Darren, itariki ndumva igeze, uko biri kose ngiye kubyara. Darren ati Nira uri he? Nawe ati ndi mu rugo none ibise birantunguye, bimfashe mbere y'itariki abaganga bari barampaye. Darren ati bigeze bagusobanura ko ushobora kubona ibise mbere y'igihe se? Nira ati mwana wimbaza ibyo bibazo ushaka ko wangeza kwa muganga, nibyo byihutirwa, ariko ibyo uri kubaza nari mbizi ko bibaho usibye ko batari barabimbwiye. Bo bampaye itariki ngomba kugirayo nubwo nabo ntari kumva ibise. Iyi tariki yari kuzagera ejo none bibaye uyu munsi. Darren ati nibyo ngiye gushaka uko nkugezayo, ariko nyine ibyo nzi ko bishobora kubaho mu gihe umwana yamaze gukura neza, kuki se byaba mbere y'igihe cyateganyijwe? Cyangwa uri kwitiranya ibindi bibazo n'ibise, wenda bikaba ari nk'umunaniro dore ko nkubuza kwivuna ukanga. Sheri, ubwo sizi n'indwara uri kwitiranya n'ibise, ni gute abaganga bakwibeshya? Erega hari igihe imikorere y'umubiri bwite ihindagurika, rero abantu batwite bakabyitiranya n'ibise. Nira yatangiye kurakaramo ati ariko Sheri wabaye iki? Ibyo uri kuvuga byakavuzwe na muganga ubwe? None se wigeze utwara inda ngo wumve uko biba bimeze? Buri gihe ibise biza bitunguranye, nanjye birantunguye. Ndumva ndimo kuribwa igice cy'inda, kandi bambwiye ko nibimbaho nzihutira kujya kwa muganga kugira ngo nitabweho ku kanya. Darren, shaka kongera kwa muganga byihutirwa pe, nutinda biraza kumera nabi, mbabarira umfashe. Nira yahise amukopa avuga ati wenda aragira vuba, ashaka ukuntu ngera mu bitaro, yashaka imodoka, yashaka moto, ntagire vuba. Darren nuko akunda kubaza ibibazo byinshi ariko arankunda, ndabizi mu minota mike arabahagiranye n'ugomba kuntwara. Mu gihe aragitegereje yarushijeho kuribwa cyane ku buryo bubabaza cyane kandi bukabije. Uburibwe bwatangiye kuva mu nda kuko ariho yaribwaga cyane, burazamuka bugera no mu mugongo, amaguru nayo arafatwa atangira kumurya, bigera no mu gatuza. Yumvise noneho bikomeye, yongera guhamagara Darren nimero ye ntiyacamo. Ubwoba bwaramwishe atekereza ko agiye gupfa. Yari mu rugo wenyine nta wundi muntu yahamagaye. Ubwo yaribwaga cyane niko yibwiraga ko Darren ari kubikurikirana, nyamara yari yamaze gukuraho telefone, kandi ukuntu yaribwaga atangiye no gucika intege, yiyumvagamo ko iherezo rye riri hafi. Yarihanganye afata agatelefone ahamagara mama we akimwitaba aramubaza ati amasaha umuhamagara iki Nira? Uyobewe ko nagiye mu isoko kandi ko muri aya masaha mfite abakiriya benshi ndi no mu kavuyo? Nira mu ijwi riri hasi cyane ati mama ihangane unyumve, ibise biramfashe meze nabi cyane kandi nta wundi muntu uri hafi. Mama we ati none se wahamagaye waguteye inda? Nira ati yego, nawe namubwiye ariko ari kure, uramutse uri hafi watebuka ukaza wihuta. Yakubye mama we wari utangiye kumubaza byinshi, arambika telefone yase ategereje ikigiye gukurikiraho, akomeza kwigaragura. Mama we nawe yasabwaga kubika imboga yacuruzaga cyangwa agashaka kuwazisigaho. Icyakora kuko yari azi ko igise kiryana, nubwo bwose umukobwa we wari ukiri muto yaragiye kubyarira mu rugo, yagize vuba zisigira mugenzi we yerekeza aho umumotari babaga baparitse. Ikibazo nuko n'abatumvaga icyo agiye guhita akora. Yibazaga niba bari mu mutwari kuri moto, mu ngobyi cyangwa mu modoka bikamucanga. Ubwabyo kubitekerezaho byamubanye ikigeragezo, abanza guhagarara ngo afate umwanzuro mbere yo kurira moto. Kubw'amahirwe mu gihe Nira yarakomeje kugaragurika, mu rugo haje umushyitsi utari witezwe. Yari umusore waherukaga muri ako gace mu myaka nk'ibiri yari ishize. Uwo musore ni nkaho yari yarahunze kubera Nira. Mbere y'iyo myaka bakigana muri segonderi barakundanaga, ariko bavuye mu kizamini cya leta Nira yaramubwiye ati rero Riva, urabona ko dusoje amashuri, ariko njye nawe turatandukanye cyane. Riva ati dutandukanye dute? Nawe ati njye ndi umukobwa wowe ukaba umuhungu. Nizere ko bitari ku nshuro ya mbere waba wumvise ko umukobwa mungana mu myaka burya bakurusha indi myaka 5 kubihereranye n'urushako. 5 nayo ni mike kandi. Riva ati gute se imyaka 5 ubwoko ki? Naho turabona umukobwa w'imyaka 19 ashakanye n'umugabo ukuze mu mutwe, wa mukobwa yavamo umugore mwiza wita ku nshingano kandi ushoboye kubaha umugabo we. Iyo umugabo abasha kumubonera ibimutunga kandi akabuza ubwenge, aba ashobora kumufasha kugira icyo akora cyabateza imbere. Iyo uwo mugore abyaye ku myaka 19 hafi 20, aba ashobora kurera umwana we neza cyane. Riva ati ndabyumva, hanyuma ushaka kuvuga iki? Yaramusubije ati ibyo siko biba bimeze ku musore. Umusore ufite imyaka 19 cyangwa 20 yewe na 21, nubwo yaba afite amafaranga angana ate, kwita ku nshingano z'urugo akaba umutware koko byamugora. Uwo musore ntabashobora kwita ku mugore mu buryo bwuzuye, bwaba ubw'amarangamutima, ubw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka ku bantu basenga, ngo abikore mu rugero rwiza. Aba akeneye gukura mu mutwe nawe, bivuze ko nibura we byamusaba ko ari mu myaka 24 cyangwa 5, umukobwa ari muri 19 kugira ngo bose babashe guhuza, babashe kubana neza. Umusore w'imyaka 19 aba agikeneye kugirwa inama kugira ngo avemo umugabo. Inama zihabwa n'abandi bantu b'abagabo cyangwa akigishwa n'ubuzima. Inama ntiyayihabwa n'umugore we, kuko umugore we nawe akenshi aba akeneye gushyirwa ku murongo no kugirwa inama n'umugabo we mu gihe akiri muto. Urumva ko umukobwa mungana burya bakuruta ku bigendanye no gushinga umuryango. Umusore bisaba kuba ari mukuru, naho umukobwa uko yabangana kose bishingira ku mugabo we. Iyo umugabo azi ubwenge ashoboye kuyobora urugo rwe, umugore uko yabangana kose ubwenge bwose yaba afite ashobora kumushyira ku murongo bigakonda. Ariko iyo umusore byapfuye ni ukuri rwose n'umukobwa bihita bipfa bitabyikora. Riva ati none se tutagiye kure ushaka kuvuga iki?
Nira yakomeje kumusobanurira iby'icyo gitekerezo cyo kwerekana uko bamwe mu bantu babona itandukaniro riri hagati y'umusore n'umukobwa mu bijyanye n'ukuntu bahabwa agaciro cyangwa bubaho iyo banganya imyaka, akabihuza n'urushako. Umukobwa yakomeje kumusobanurira ko mu buzima busanzwe iyo umukobwa n'umusore banganya imyaka, umukobwa akenshi ahabwa agaciro kuruta umusore, atari uko amurusha ubwenge cyangwa uburere, ahubwo bitewe n'uko aba amaze gukura mu miterere y'umubiri, ari inkumi, bityo agahabwa icyubahiro gikwiriye nk'umuntu mukuru. Yamubwiye ko nazajya yambara imyambaro nk'igitenge cy'umubyeyi we, abantu bazamufata nk'umuntu mukuru wubashywe, bakishimira uburyo ateye, yaba anyuze ahantu bakamufata nk'umukobwa w'inkumi ufite agaciro, ndetse abasore bakabona ko ari uwo gukundwa cyangwa gushyingirwa, abagabo bakuru bakishimira kumubona kubera ukuntu ari mwiza, ndetse n'abagore bakabona ko ari mwiza bakabimukondera. Ariko yageze ku musore amubwira ko biba bigoranye cyane, kuko ku musore agaciro no guhabwa icyubahiro kenshi bishingira ku byo aba amaze kugeraho, ni ukuvuga amafaranga cyangwa ibikorwa bifatika byerekana ko afite ahageze mu buzima. Iyo umusore akiri muto ariko nta kintu gikomeye arageraho, abantu bashobora kumufata nk'udafite umumaro cyangwa udashoboye kugira icyo amarira sosiyete, bakamubonamo umwana utagira igitekerezo atanga mu bandi, nubwo yaba anganya imyaka n'uwo mukobwa. Umusore apimirwa ku byo yagezeho atitawe ku myaka, ku burere cyangwa ikindi. Nira yamaze kumubwiza ukuri, amubwira uko biba byifashe ahantu hose, aho ubwiza n'imiterere y'umubiri bihesha umukobwa icyubahiro vuba, naho ku musore icyubahiro kikubakirwa cyane ku byo yagezeho mu mibereho. Hanyuma aramubaza ati none se urumva njye nawe tungana? Riva yaramwenyuye ati n'ubu sindumvise icyo ushaka kugeraho. Nira ati Riva, nagukundaga kuko twabaga turi mu buzima bumwe, twigana, intego ari imwe, ni ukuvuga kugira amanota meza. Ariko ubu tugiye mu kuri k'ubuzima, aho uzasobanukirwa ko twakundanye urw'ukuri mu gihe kitari icya nyacyo. Si uko ntagukunda, ahubwo nuko ntifuza ko dukomeza guta umwanya twisariza ubusa. Njye nawe ntitungana, yego tunganya imyaka, twese dufite 19, ariko ndakuruta. Ubu umeze nk'umwana kuri njye wo mu kigero cy'imyaka nka 14, kuko ubu nta kintu wamfasha. Njye n'ejo nashaka umugabo w'umukire uko yaba angana kose, nubwo afite imyaka 40, kandi nkaba umugore mwiza. Ariko wowe nubwo wateka ibuye rigashya, ntiwahita uba umugabo ngo ubishobore. Ubu se bibaye itegeko ko tubana uyu munsi, wabasha kuntunga? Wowe kuba umugabo byakugora, njye kuba umugore bikanyorohera. Naho ngihuriye nawe rero tugomba gutandukana. Riva yagize agahinda, agiye kuvuga Nira amuca mu ijambo, arakomeza aramubwira ati njye ningera hanze ngakaraba ngasa neza, kandi nkajya mfasha mama mu turimo dutandukanye, amakuru azakwirakwira ahantu hose bavuga ko ndi umukobwa mwiza kandi wavamo umugore. Nyamara wowe uzaba urwana no kubaririza ahari ikiyede, ahari ifumbire watunda n'ibindi, no kubona mituyu ari ikibazo. None kuki twakomeza gukundana kandi tuzi ko ntaho bizatugeza? Riva tutabeshye niba washakaga kuvuga, wifuza ko dutandukana? Nawe ati nibyo nifuza, kandi si icyifuzo kuko niko bigomba kugenda. Umbabarire ubyumve, ubu kugeza ubu mfite umusore warangije nkundana nawe, we uretse ko naruzuza imyaka, naho ubundi twagakoze ubukwe uyu munsi. Nzajya kuyuzuza, byose byaragiye ku murongo. N'ubundi abasore mutinda gushaka, ntabwo nakwishinga. Wazajya gushaka, njye narabaye umukecuru, ariko uzajya gushaka maze kubyara nka 3. Rero nifuje ko dutandukana mu mahoro, utazavuga ngo ni urundi rwango twazanahura ukanga kunsohoza. Ndagira ngo dutandukane twese twabyemeranyijeho, uri kumva impamvu pe. Njye nawe ntabwo dukwiriye gukomeza gukundana turangije kwiga. Riva ariko Nira, nuko tunganya imyaka, nuko nta mafaranga mfite, cyangwa nuko ukunda uwo musore kundusha? Nira ati none se ningera mu bihe bikancanga, nakenera kuguza amafaranga nkamubura, nabikubwira nawe ukantakira, nibwo nzabaho nishimye? Nyine wa musore nzajya mbwira ikibazo akaba yanamfasha kugikemura. Riva, twarakundanye kuko nyine nta kindi natekerezaga kitari amanota, wamfashaga kwiga, yewe n'amanota nzagira niwo unyakesha. Ariko ndeka rwose, ubu tugiye mu bundi buzima. Riva yubitse umutwe, yitsa umutima, agenda atanamusezeyeho. Mu gitondo cyaho yagize amahirwe umusore biganaga murangira akazi muri bene wabo, kubera ko Riva yabashaga kuvuga icyongereza mu rugero runaka. Bamujyanye ahantu bagiraga abakiriya b'abazungu benshi, abushinzwe kwakira abantu no kubabaza ibyo bakeneye kuri hoteli, kandi amafaranga agombaga kujya ahembwa yari menshi. Yagiye afite intego yo gukorana umwete kugira ngo azihorere kuri Nira, azamwereke ko yibeshye. Nawe amafaranga yinjizaga ntiyapfushaga ubusa. Amezi ya mbere yo zigamye yaguzemo inyana 2 ziragiza mu giturage, andi mezi ubwo azigama amafaranga menshi, ku buryo we yirindaga no kwifata neza ngo abeho nk'umusore ugezweho, byose akabikora kugira ngo azemeze Nira. Hari n'ubwo yagiraga amahirwe akabona amafaranga menshi avuye mu yishimwe yabaga ahawe n'umuzungu, nayo ntayaryemo cyangwa se ngo yaryohemo, ahubwo akayohereza iwabo bakamwatishirizamo ibinani. Ubuzima bwe bwari ubwo kwiyuha kuya, kwima ibintu bimwe na bimwe no kuzigama cyane. Ariko imyaka 2 yashize ataragaruka iwabo, yifuza kuza kuhareba. Yahageze ari nijoro, ntihagira umuntu abwira ko yaje. Agezeyo iwabo bamubwiye ko yabaye inzobe, akabyibuha, akaba mwiza, kandi akaba yarabaye umusirimu. Mama anamubwira ukuntu inka yaragije mu gasozi bazifashe neza, zikaba zarakuze zirimo amafaranga menshi. Noneho yaramwenyuye, yiyemeza kujya kureba aho Nira wageze. Nta kintu cyamushimishije nko kuba yaragiyeyo bamubwira ko yatewe inda akiri iwabo. Yagiye kumureba ashaka kumwihinduraho ngo amwereke ko abayeho neza, anamutere kwicuza ko yamwanze.
akigerayo yarasuhuje ntihagire uwikiriza, ariko abona ku irembo hakinguye. Yasunitse urugi, ageze hanze mu mbuga yumva Nira ari kunihira mu nzu. Yarahamagaye ati Nira bimeze bite? Nawe ataka ariko ijwi ritangiye kuba rito birenze ati injira Darren, injira ntabwo hakinze. Riva atungwa no kumva mwise Darren, nawe ntiyazuyaza yinjira amwenyura. Yageze aho yari aryamye umukobwa yabaye intere. Yaramusuhuje ati Riva burya ni wowe? Nari nakwitiranyije na Darren. Riva nta gutinda yahise ashaka icyo gukora kuko ikibazo yabonaga uko giteye. Muri ayo masaha ya saa yine yaratunguwe no gusanga umukobwa yafashwe n'ibise, ibintu byabaye bibi cyane. Nira ari hafi gupfa neza neza. Yabonye ko adakwiriye gutekereza kure, yibaza impamvu ari mu rugo wenyine, impamvu atamenye ko agiye kubyara ngo yihutire kwa muganga hakiri kare n'ibindi. Uwo mwanya ahamagara umugabo w'umukire wo muri izo karitsiye amusaba kuzana imodoka yo kujyana Nira ku bitaro. Uwo mugabo wiyemeraga cyane yamubajije yari bumwishyure. Riva ati ndaguha amafaranga yose wifuza, nushaka urenzeho ko iyo wasabaga abandi. Wowe icyo ngusaba ni ukudufasha, iby'amafaranga biraza nyuma. Uwo mugabo yaje yihuta, Nira baramuterura bamushyiramo. None yasaga nk'uwahwereye atabasha no kwinyeganyeza. Mu gihe bari bakimara kumushyira mu modoka batarafunga, mama we yahageze ari kumwe n'umumotari azi ko bagiye kumufata bakamwicaza kuri moto, noneho bakamugeza ku bitaro amwiyegamije. Yarishimye kuko yasanze hari imodoka, ikindi iyo modoka ikaba yari yabashije kugera ku irembo ry'iwabo. Iwabo hari ku muhanda bya hatari. Mama we yari umubyeyi mukuru, yarabayeho mu gihe abantu babyariraga mu rugo bakazaba bajya kwa muganga nyuma umwana amaze nk'icyumweru bagiye kumwandikisha. Icyo gihe abenshi babyariraga mu rugo, byagorana bagafashwa n'abagore bakuru babaga bamenyereye ibyo kubyaza mu buryo bwa gakondo, cyangwa se abandi bantu babaga bafite ubunararibonye. Umubyeyi witeguraga kubyara yashoboraga kumara igihe ategereje ibisari mu rugo, maze byaba bikimufata abagore b'inshuti ze ba hafi, abo mu muryango cyangwa abaturanyi b'inzobere mu kubyaza mu buryo bwa gakondo bakaza kumufasha bakoresha uburyo bwabo bari bamenyereye, bakamufasha gusunika umwana, guhumeka neza no kumufasha kubyara bakoresheje ubumenyi bwabo. Nyuma y'uko umwana avutse neza, byashoboraga gufata iminsi myinshi, rimwe na rimwe bigafata icyumweru cyose cyangwa kikarenga mbere y'uko ajya kwa muganga. Icyo gihe nabwo bajyaga atari uko kubyara byanze, ahubwo bagamije kumwereka muganga ngo arebe ko umwana n'umubyeyi bameze neza, cyangwa bagahabwa ubundi bufasha nk'inkingo z'umwana n'ubuvuzi bw'ibanze bwo kurinda umubyeyi ingaruka zashoboraga guturuka ku kubyara. Mama we yarebye uko yari ameze rero, bamaze kumuryamisha mu modoka abona yagerageza akamufasha kubyara, ariko yarebye ukuntu yaratangiye kurirembura, imbaraga zamubanye nkeya, abona atabasha kumwifasha. Nubwo kera yafashaga abantu kubyara, aho yabonye byagenda nka bamwe babapfiraga mu biganza. Icyo gihe umuntu babyazaga ashoboraga gupfira mu rugo mu gihe yahuraga n'ikibazo gikomeye, nk'umwana akaba yitambitse, inzira zafunganye, hakaba haza amaraso menshi atunguranye, cyangwa umubyeyi akabura imbaraga kubera kubura amaraso no kuribwa igihe kirekire, kandi nta bikoresho cyangwa ubundi bufasha bugezweho bihari. Nabo iyo babonaga ko havutse ikibazo gikomeye hakiri kare, bamwihutanaga kwa muganga nubwo hashoboraga kuba ari kure. Babaga bizeye ko nagera yashoboraga kurokoka, kuko ariho yaboneraga imiti, bakaba bamwongerera amaraso, hakaba hari ibikoresho n'abaganga bashoboraga kwifashisha bamubaga cyangwa kumufasha mu buryo bugezweho, bigatuma uyu n'umwana babaho. Nubwo mama Nira nawe yari asanzwe ari inzobere mu kubyaza, yabonye ikibazo kirenze ubushobozi bwe, cyane ko Nira amaze kuremba cyane atanamusaba kugerageza kugira icyo akora ngo umwana avuke. Yahise yinjira mu modoka ngo agende amwiyegamije bagere kwa muganga, kuko yabonaga nibatinda baraba bari gushyira mu kaga ubuzima bwe n'ubwo umwana yari atwite. Riva nawe wari uri aho nta magambo menshi yicaye kuri moto berekeza iyo modoka kwa muganga. Ku ruhande rumwe yumvaga ashimishijwe nuko Nira ubuzima bumugoye, kuko nyine rero amwihenuyeho akamwanga amubwira ko ubuzima bugiye kuba bwiza, Riva we bukaba bubi kandi akazatinda kugira icyo ageraho. Icyakora ku rundi ruhande yamugiriye impuhwe nk'umuntu biganye bakundana, ababazwa nuko yari hafi gupfa. Yaranahangayitsemo avuga ati turebye nabi twagera kwa muganga yashizemo umwuka, we n'umwana twite bagapfa. Yibazaga aho wamuteye indari, akivugisha atari ko se ubu ko atabashije kuhagera nuko Nira atigeze abona imbaraga zo kumubwira. Icyo kibazo na mama we yarakibazaga, yibajije aho Darren aherereye n'impamvu yaba yatinze kugera ku mugore we, dore ko yari amuzi, atinzwa no kugera ku bitaro ngo amuhamagare. Bagezeyo abaganga baza birukanira bamuryamisha ku gatanda, bamwihutana ku gitanda bagombaga kumufashirizaho. Mu gihe bari bamaze kumutwara, mama wa Nira yabonye guhobera Riva, amubaza ukuntu yahageze. Riva amubwira ko yaje gusura iwabo, akifuza kuhagera ngo arebe uko yamusanga, yahagera kumva nihira mu nzu. Mama we ati buretse gato mpamagare Darren niwe wamuteye inda, mubaze impamvu atari gutebuka. Riva ati kumva wamuteye inda ni Darren? Nyihagera ngasuhuza ubanza yagize ngo ndi we, kuko yavuze iryo zina nsaba kwinjira. Riva yishyuye wa mumotari amuha n'amafaranga mama wa Nira yarategesheje ava mu isoko kugera mu rugo, kuko atari yakayamuhaye, anamuha yo kumugeza ku bitaro, yishyura na wa mugabo wari ubazanye mu modoka. Mama wa Nira yakomeje guhamagara nimero ya Darren agasanga ijimije. Yahamagaye indi yari afite nayo ntiyacamo, arirakaza cyane, ahita abibona byanga bikunda ko umusore adashaka gufasha umukobwa. Impamvu yarazi Darren ni uko Nira yari yarigeze kumujyana iwabo mu gihe yari atwite, abantu batangiye kubavugaho muri karitsiye.
yamujyanye agira ngo yemeze mama we ko yimuteye yemera kandi ko yiteguye kuzamugira umugore. Nyamara kugera kuri uwo munsi hari hashize icyumweru basa nk'abari gushwana, ariko nyine Nira yafashwe n'ibise yirengagiza ko bashwanaga, aramuhamagara nubwo bwose yahise akuraho telefone. Ku bitaro bari bamujyanyeho bahise bamusuzuma, babanza kumuha imiti yo kugabanya ububabare, basuzuma uko umwana ahagaze ariko babona batabasha kumwifasha. Umwanzuro wari ukumwohereza ku bitaro bikuru akajya kubagwa. Basanze ikibazo kirenze ubushobozi bwabo kuko umwana yari yitambitse, Nira ari kubura umwuka kandi yatakaje amaraso menshi. Nta bikoresho bihagije cyangwa ubushobozi bwo kubaga bari bafite. Bafashe icyemezo cyo kumwohereza ku bitaro bikuru byari bifite abaganga b'inzobere n'ibikoresho byo kubaga kugira ngo ahabwe ubufasha bwose bwo kumurokora we n'umwana we. Mbere yo kumwohereza ku bitaro bikuru, abaforomo bo ku kigo nderabuzima bamuhaye ubufasha bwo kumurinda kuremba kurushaho no kugabanya ibyago byo mu rugendo. Nyuma yo kumuha umuti ugabanya ububabare, bamushyizemo serumu y'amazi n'iy'amaraso, bamuha umwuka kuko atahumekaga neza. Kubera ko amaraso yamuvagamo ari menshi, bagerageje kumufasha kudakomeza kuyatakaza cyane kugira ngo atarushaho gutakaza imbaraga. Byose babikoze kugira ngo abashe kugera ku bitaro bikuru akiri muzima kandi afite amahirwe menshi yo gukira. Ambulance yari aho yari yiteguye, uwo mwanya bahita bamutwara bihuse. Riva nawe nta kandi kazi yari afite ngo agiye kugakora kandi yifuzaga kumenya uko biri bugende. Yaratangiye guhangayika abona ko n'urupfu rushobora kuzamo cyangwa se yabyara umwana akavukana ibibazo bikomeye. Wa mumotari wari wamuzanye ntiyari yakagiye, yamusabye ko bakurikira ambulance bakagera mu bitaro bikuru. Nira mu masegonda yumvaga araya nyuma y'ubuzima bwe, yatangiye kwibuka ukuntu yakundanye na Darren akanga Riva. Uwo Darren yari umusore wize ku kigo cyabo, akarivamo akiri mu mwaka wa 5. Icyo gihe yavuye mu ishuri, Nira na Riva bakiri mu wa mbere. Uwo yahize amafaranga, bagera mu wa 5 segonderi yarafatishije, yarasije ikibanza cye kandi yarunzemo amabuye n'amatafari nk'umuntu witegura kubaka. Bari gusoza mu wa 5, Nira yatashye isaha zitageze cyane ko yigaga kure y'iwabo, yiga ataha ahantu yagendaga nk'isaha n'igice n'amaguru, anyura kuri Darren wari uhagaze mu kibanza cye. Akimubona yaramuherekeje, bagenda baganira, banahana amanimero. Nyuma yaho batangiye kujya biganirira bisanzwe. Nira wifuzaga kugira amanota meza ntamuha umwanya muremure. Yari yifitiye umukunzi wari nawe Riva, bifuza kuzagera mu wa 6 bakabona amanota meza ashoboraga kubajyana no muri kaminuza bakiga ku buntu. Darren nawe yanze kumujagaraza, akajya amuhamagara muri weekend gusa amubaza amakuru kandi ntamutinze. Bageze mu gihembwe cya 3 cyo mu wa 6 bakivugana gake gake, ariko atangira kujya amwohereza amafaranga yo kunywa icyayi agiye ku ishuri. Icyo gihe rero yatangiye gutekereza ko yakatira Riva utari ufite ikintu na kimwe, akikundanira na Darren wari utangiye kuzamura inzu ye igeze mu madirishya. Benda kujya mu kizamini cya leta, Darren yamusabye kumubera umukunzi. Nira yibutse ko ari hafi gusoza kandi ko atazabona amanota meza yatuma yiga kaminuza, akumva ko ikindi kizakurikiraho ari ugushaka, kandi ko atazabona amanota yatuma yiga muri kaminuza kuko atari umuhanga cyane abyiyizeho, cyane ko nawe yabonaga nta kindi kizakurikira atari ugushaka. Yaramwemereye ngo azahita amugira umugore narangiza, dore ko n'ibikorwa bye byigaragazaga bigaragara ko afite ubushobozi bwo kuba nyine yamugira umugore bakabana. Ariko yakomeje no kuvugisha Riva kuko amusobanuriraga ngo atazivumbura ntamufashe. Niyo mpamvu rero basoje akabona imbaraga zo kumukatira ako kanya. Noneho Darren yari amaze gusakara inzu yabura gukinga gusa, kandi mu gihe Nira yari mu cya leta yamwoherezaga amafaranga yo kumufasha, mu gihe Riva we yabaga amutakira ngo inzara imeze nabi ari we akamufashira akamuha yo kunywa amata. Kumukatira ntibyamugoye, yarabizi ko bagiye kujya hanze wagakubitwa, umukobwa we ubwiza bwe bukamuhesha icyubahiro. Icyo gihe Nira yari afite imyaka 19, ariko Darren yamubwiraga ko kugura imyaka biba byemewe, abantu bashobora no gusezerana itaruzura. Ku myaka ya 20 bamaze umwaka bakundana, Darren wamwumvishaga ko bagiye gukora ubukwe bakibanira yamuteye inda. Icyo gihe yari ari kuzamura ibikoni atarabisakara, amubwira ko akwiriye kwihangana akabanza kubyuzuza bakazakorera ubukwe ahantu hasa neza. Ariko nta mafaranga yari afite yo kubizamura vuba kandi ndayakomezaga kugira iminsi. Abaturage bageze aho batangira kubona ko Nira atwite, bakajya bamuvuga iwabo nabo barabisuzuma. Mama we babanaga bimubajije, Nira buri icyo asubiza. Mama we yabonye ko ari yiminwa, aramubwira ati nihashira icyumweru utarazana waguteye inda hano, wowe uzamusanga umvire mu rugo. Nira biganirijeho Darren arabyemeraza kubasura, ababwira ko ari gutera imicanga kandi ko ari kubaka ibikoni n'uruzitiro kugira ngo bazabone kujya ku murenge babane. Kuva icyo gihe mama wa Nira yamuhaye amahoro, atangira kumwitaho kuko umusore yari yaraje kwiyerekana, yewe akanasigana imirongo ntiyagira ikibazo kimubaho bajye bamubwira. Buri masaha 3 yamuhamagaraga amubaza niba umwana ameze neza, nimugoroba akamuririmbira. Nira yashyiraga telefone ku nda, Darren akaririmba, Nira nawe akamubwira ko yaririmbye umwana atera imigeri. Byagumye bityo, induru z'abantu ntibazitaho, mama we nawe akamushyigikira kuko Darren yaberekaga ko afite gahunda, ajyana na Nira kwa muganga bakisuzumisha, bakanahabwa inama bari kumwe, ku buryo bari bizeye ko nubwo yamubyarira mu rugo azamwitaho. Ndetse ahura ibyumweru 4 gusa ngo itariki yo kubyara igere, bajyanye mu isoko bagura imyenda. Bari babizi ko bazabyara umwana w'umukobwa, imyenda yose niyo ari kuzamuhekamo bayigurira rimwe.
Icyakora buri cyumweru Darren yaramuhamagaye amubwira ko ari gushidikanya ku mwana atwite. Yamubwiye ko nta kimenyetso afite cy'uko umwana ari uwe, amushinja ko yahuye n'abandi basore. Yari yarigeze kumva amakuru ko Akiga yakundanaga na Riva, amucyurira amubwira ko ubwo ari we bahuye bakaryamana akamutera inda, noneho akaba ari we yitirira kuko yabonaga ko yubatse afite ubushobozi. Ni rero ababaye agira ngo ni ugushaka kumuserereza ari kumukinisha. Guhera uwo munsi ariko Darren yanze kujya amufata kuri telefoni mu gihe amuhamagaye, nawe ubwe ntamuhamagare ntanamwandikire. Nira yararagarira amwandikira ubutumwa burebure amubaza impamvu ashaka kumukora ubwo bugome yenda kubyara, yagera akabyita imikino. Yarivugishaga ati buriya ari kunsuzuma, ariko nyinisha ngo arebe ni gute se yanyanga nenda kubyara yaraguze imyenda y'umwana. Yaramerekezaga nkajya kwisuzumisha bakaduha inama turi kumwe, ikindi yaje kwiyerekana none ngo umwana ntazi niba ari uwe. Yageraga hakarira, ariko nanone abura aho ahera abibwira mama we kuko yumvaga bitumvikana na mama we atabyemera. Bidatinze icyumweru kiburaho umunsi umwe ku minsi yaburaga, nibwo ibise byamufashe yahamagara Darren akabanza kumwibarisha ibibazo byinshi bidafite aho bihuriye n'ubufasha yarakeneye, yakongera kumuhamagara agasanga yakuyeho telefoni. Ibyo nibyo umukobwa yagiye atekerezaho akibwira ati noneho ndapfuye nzize kumwizera, basi yambwira ko atari bumfashe ngahamagara mama hakiri kare. Yatekerezaga no kuri Riva ukuntu yahageze agatabara vuba, yibutse ko ari kumufasha kandi ari wamwanze nta kindi amuhoye, amarira atangira kumanuka ku matama. Mama we yibwiraga ko ari uburibwe bw'ibise gusa, ariko bwari buvanzemo n'ubw'amarangamutima yari yakomerekejwe na Darren. Ku bw'amahirwe bageze ku bitaro bikuru, muganga w'inzobere mu kubyaza asanga nta yandi mahitamo atari ayo kumubaga. Mu gihe bari batangiye operasiyo, mama we na Riva basigaye hanze baganira. Riva amubaza amakuru yose yerekeranye n'ibyo gutwita kwe, mama aramusobanurira. Riva nawe amubwira ko biganye banakundanaho, uko bashwanye n'ibindi. Mama amushimira ko yamutabaye akirengagiza ibyabaye byose. Yari agikomeje guhamagara nimero ya Darren yanze gucamo. Mu minota nka 30 gusa bari bamaze kumukuramo umwana w'umukobwa mwiza cyane. Kubera ko byari byagoranye ko abyara, bigasaba ko abagwa, umwana yavukanye ibibazo byoroheje birimo kunanirwa guhumeka neza, guhinduka k'ubushyuhe bw'umubiri, kugabanuka kw'isukari mu maraso, anagira ibara ry'umuhondo ku ruhu. Mama we nawe yarakeneye igihe cyo gukira no kongera kugira imbaraga. Yaragiye kuhamara iminsi, abaganga bamwitaho n'umwana we. Mu minsi 5 hari icyizere ko yashoboraga gusezererwa. Riva yabaye atashye gusa yemeza kujya bagemurira kuko ikibazo nawe cyari cyabaye iki. Umunsi wa mbere yaragemuye, uwa kabiri bibuko bigera no kuwa gatatu. Kuri uwo munsi wa gatatu Nira yabashije gutora agatege, afata telefone areba bamuhamagaye n'abamwandikiye ko haba harimo Darren. Darren burya yari yamwandikiye ubutumwa mbere yuko akuraho telefoni. Nira yanze kubihisha Riva na mama we bari bamwicaye iruhande, asoma mu ijwi riranguriye nabo bumva. Yasomye amagambo 2 gusa, araturikarira telefone ayirambika hirya. Riva ahise yifata asoma cyane kugira ngo na mama we yumve. Darren yari yanditse ati simbakana ko twaryamanye, ariko byabaye nk'uko wabikoranye n'abandi. Kuvuga ngo nijye wayiguteye nuko ari njye wabashije gushuka nkazi wanyu, nicuza ko nahaje nkiyerekana, ariko ntacyo bimbwiye wabyara cyangwa ukarorera. Umwana navuka nanjye maze kubona amafaranga yo kujugunya, nzaza tujye gupimisha, ninsanga ari uwanjye niyandikisheho, ninsanga turi uwanjye ngo harire ibyawe. Mama wa Nira yarababaye, Riva nawe biramubaza nubwo bwose akantu ko kwishimira ko umukobwa wamuciye amazi akishakira undi musore ngo we ntacyo arageraho, yaratengushywe bikomeye. Kubera gusoma ubutumwa bubi yagize ihungabana bimutera kugira umunabi n'umunaniro w'imbere mu mutima. Byamuteye kuremba ku buryo muganga yaje yihuta ngo atabare. Ububabare bwo mu nda bwariyongereye, arushaho kugira intege nke. Byamugizeho ingaruka bituma iminsi 5 yari kwamara yiyongera. Mu gihe yari akiri mu bitaro, Riva ashaka gusubira mu kazi, ariko nanone akagira icyifuzo cyo gutegereza ngo abanze gusezererwa. Ku munsi wa 7 Nira yabashaga kuganira nawe neza. Basubiye mu bihe bya kera, bibukiranye impamvu yamukatiye. Nira amusaba n'imbabazi. Riva yanamubwiye ibyo abarimo, amubwira ko agiye kugenda, ko agiye gusubira mu kazi, bakajya bavugana kuri telefoni. Muri bose nabatekerezaga ku byo kuba bakongera gukundana. Riva arageze ahantu heza ari gutera imbere, nta n'umukunzi arashaka. Yajyaga kwinjira mu rukundo akibuka amagambo Nira yamubwiye ko nta mukobwa bakundana bangana mu myaka ngo bazapfe kubana, cyangwa se ngo abari umukene ataragira icyo ageraho ngo umukobwa bakundanye bazabane. Nawe rero yari yarishyiriyeho intego yo kubanza gushaka amafaranga kugira ngo azabone kujya mu rukundo. Nira we yarabyaye ari kurwana n'amarangamutima mabi Darren yamuteraga. Nubwo yabonye Riva akicuza ko yamwanze, ntiyatekereje ko bakongera gukundana. Riva amaze kwisubirira mu kazi, Nira yamenye amakuru ko Darren yishakiye undi mugore. Noneho yarahungabanye ajya muri koma. Gusa nubwo yarahungabanye cyane, abaganga bamwitayeho bivuye inyuma ku buryo mu munsi umwe yongeye kugaruka ibuntu. Mama we akibibona yahamagaye Riva kuko ari we muntu wa hafi yabonaga ko basigaranye, amutakira amubwira ibyabaye. Riva abitekereje ari wenyine, ku ruhande rumwe kumva yaseka, ariko nanone akamugirira impuhwe.
Igihe cyarageze biba ngombwa ko bamusezerera. Yasubiye iwabo ababaye cyane kuko Darren yari yarashatse undi mugore. Akigera mu rugo yabanje gutoza. Yasabwaga kumara ibyumweru birenga 4 yitwararika ngo adatonekara nk'umuntu wabazwe. Ibyumweru 4 byashize avugana na Riva rimwe na rimwe byo kumubaza amakuru gusa. Darren nawe yari yiturijeho n'umugore we mushya. Nira amaze kumva amaze neza yagiye mu rukiko agiye kumurega. Abatanga ubuhamya bari bahari. Darren yabura gato ngo atsindwe gusa asaba ko basuzuma umwana mu byo bita DNA test bakareba ko ari uwe koko. Urukiko ntirwari kubyanga. Icyo cyari kuba ari ikimenyetso simusiga. Uwo munsi baraye bagiye gutanga ibizamini by'amaraso, ni ukuvuga Darren n'uwo mwana wa Nira. Ikibabaje nuko akigera mu rugo ku munsi wakurikiyeho bamufunze. Ubundi yari asanzwe arangura ibirayi kure nawe akabiranguza abacuruzi bo muri karitsiye. Uwo munsi wajyanye imodoka ifite igihekero nuko bapakiramo ibirayi byinshi biri mu mifuka. Ariko yageze mu nzira polisi iramusaka basanga mu mufuka wo hejuru harimo urumogi. Uwo mwanya bahise bamuta muri yombi kugira ngo bakore iperereza. Nyuma y'iminsi 3 gusa kandi basanze umwana ari uwe. Ibisubizo bya muganga byerekanye ko umwana ari uwe, ariko haba ikibazo cy'uko uwo mugabo nyine Darren yari yafatanywe urumogi ari muri gereza. Ku bijyanye n'urumogi urukiko rwemeje ko afungwa agacibwa n'amande. Icyakora uburenganzira n'inshingano ze ku mwana ntizari guhinduka. Bamutegetse gutanga amafaranga atubutse. Mu gihe Darren yari akimara gufungwa, umugore wari utwite inda y'ukwezi ikintu cya mbere akoze ni ukuyikuramo. Ubundi we yarasanzwe akundana na Darren na mbere hose atazi ko ari undi mukobwa yateye inda. Mu gihe Nira ari mu bitaro, Darren yasabye uwo mukobwa ko bishingira arabyemera cyane ko nta kindi yarazi. Akihagera abantu batangiye kumubwira ko umusore yahoze amutendeka kandi ko amushatse mu gihe umukobwa umwe yateye inda yagiye kubyarira ku bitaro bikuru. Uwo mukobwa yarabimubajije, Darren amubwiza ukuri. Yaramubwiye ati naryamanye na Nira. Impamvu nuko guhura nawe byanyoroheraga cyane ugereranyije nawe. Suko namukundaga kukurusha, nuko yari hafi guhura nawe byoroshye. Igihe cyaje kugira nisanga twagiranye kure yewe mutera inda. Ariko aho kugira ngo mbane nawe napfa, niyo mpamvu nakuzanye ngo twibanire atazanava mu bitaro akaza mu nzu zanjye. Ikindi nasanga mfite umugore azatuza yumva ko ibyo kubana nawe bitakunda kandi ko ibyo kuba ntazemera umwana bitari ukumukinisha. Uwo mugore witwaga Dina yarababaye ariko abura uko agira. Darren yarahahaga akamwitaho mbese akamwereka ko ari we rukundo rw'ubuzima bwe. Gusa yaribaje ati uyu mugabo w'umuhemu utya tuzabana karamata, nanjye nzisanga mpimukiye nyirukane ngenda amara amasa kuko tutanasezeranye mu mategeko. Yapanze kumuhemukira ku buryo ari kumusahura ibintu byose ntagire icyo amusigera. Nta kindi yakoze, yagiye ku bandi bantu basangiraga isoko ry'ibirayi. N'ubusanzwe hari abagabo nabo baburaga uko birangurira ibirayi byinshi kuko yagiraga abakiriya benshi muri karitsiye, yarigaruriye amasoko menshi. Dina yaremeye ajya kugura urumogi, ari umwe mu basore bandi bacuruzaga ibirayi, amwumvisha ukuntu arushyize mu birayi bye akanasaba polisi kumusaka, byatuma bamufunga agasigarana amasoko yose. Nuko byagenze, Dina yihorera ku mugabo we muri ubwo buryo. Darren akimara gufungwa, Dina yatunze ibintu byose byo mu nzu arabigurisha. Mu nzu harimo utubati, harimo intebe nziza zihenze, harimo ameza, harimo firigo n'ibindi bintu by'agaciro. Byose yarabigurishije, agurisha n'amabati yari mu nzu kuko Darren yifuzaga kuzavugurura kimwe mu bikoni bye. Amaze gukuramo inda no kubigurisha, yateze imodoka yigira mu kindi gihugu bari baturanye, asanga yo bene wabo ajya gutangirirayo ubuzima. Kubera ko ibyo bihugu byombi umubano wabo wari mubi, byari kugorana kuba bamukurikirana mu gihe byari kuba bimenyekanye ko ari we hishe inyuma y'ifungwa ry'uwahoze ari umugabo we. Ubwo kandi ni kuri banyuzagamo akabazanira amakuru, gusa namubaze byinshi. Muri iyo minsi nawe yaratangiye kubaka inzu ye nini cyane igeze mu bikwa. Amafaranga yari nayo kandi noneho yarasigaye yikorera atagikorera abandi. Umwaka wa mbere warashize, uwa kabiri urashira, ku mwaka wa gatatu baba aribwo batahura ko Darren yarenganaga. Wa musore washutswe na Dina byarangiye amenyekanye mu gihe Dina we batari kubona uko bamukurikirana ari mu kindi gihugu. Uwo musore yari yazize kwigamba, inshuti ye ikagirira impuhwe Darren ikiyemeza gutanga ubuhamya ikamufunguza. Darren kwita ku mwana we byari byarahagaze atakibasha kubona amafaranga yo guhanira. Baramufunguye agaruka iwe. Ahageze yagize agahinda gakomeye kuko nta kintu cyari cyasigaye. Yewe n'inzugi zo ku bikoni no kwiremba bari barazivanyemo. Ikintu cya mbere yakoze ni ukwihutira kujya kureba umwana we. Yageze kwa Nira amwakira neza nk'umuntu uvuye muri gereza, yanga kumwereka ko amurakariye, aramureka baraganira. Yaje asaba imbabazi, Nira amutega amatwi ariko anamusekera ku mutima kubera ibyamubayeho. Yamutakiye amubwira ukuntu umugore yizeye kumurusha yamuhemukiye. Nira aramubwira ati iyo nkuru n'umwana w'uruhinja w'intahara yize. Ubu umugore wawe yisangiye bene wabo mu gihugu duturanye. Igitangaje nuko ngo yabanje no gukuramo inda wamuteye. Darren yapfukamye hasi aramubwira ati basi mbabarira dusubirane, uze tujye kurera umwana wacu, wirengagize ibyabaye, wibuke urwo nagukundaga, urekuze twibanire kuko sinashaka undi mugore ngusize. Yababaye wa gatatu nyuma yawe na Dina,
umwana wanjye yazakura atishimye kuko njye nawe twaba tubukubiri. Nira yaramusetse aranarakara amubwiza ukuri amutonganye. Yibutse ukuntu yamutereranye ari ku gise agahita akuraho telefoni, ukuntu yagiye mu bitaro ababara cyane bikagira ubwo bamubaga bakamusezerera atamugezeho. Yamwibukije ko yatuye agatege akabona ubutumwa bwe bwatumye aremba, noneho yabyakira akumva ko yashatse umugore wakiri mu bitaro bigatuma ajya muri koma. Aramubwira ati uko byagenda kose sinasubirana nawe, umwana wanjye agize imyaka hafi nabayeho neza, arishimye kandi namubwije ukuri ko se yamwanze nkimutwite akishakira undi mugore. Ibyo arabizi azanakura abizi. Singukeneye na gake, uzashaka abandi bagore, njye nariyakiriye. Ubwo si udafungwa ugakomeza kwibanira na Dina wari kuzamwirukana noneho ukabana nanjye. Ubundi se ko mwabanye ndi mu bitaro iyo utegereza nkavayo, nta rukundo wigeze unkunda washakaga kunyishimishirizaho. Yanze ko basubirana anamwirukana iwabo nabi cyane. Darren yongeye gutangira ubuzima ajya gupagasa hirya no hino ngo arebe ko yabona udufaranga agasubira mu buzima nk'ubwo yahozemo mbere. Yari afite byinshi byo gukora birimo kuvugurura inzu ye, agasana ibyangijwe kandi akagura ibindi bikoresho byo mu nzu. Iby'abakobwa n'abagore yabaye abiparitse kuko yari amaze kubitakariza icyizere. Yaba yo ku giti cye yari yarahemukiye Nira ntibyamugwa amahoro, kandi nawe ahemukirwa na Dina. Yatekerezaga kuzasubira mu rukundo akumva biri kure, urukundo rwaramushizemo. Aho yari kubyihanganira akaba yarusubiramo ni kuri Nira gusa kuko bari bafitanye umwana, ariko Nira nawe ntiyari kumwemerera. Nira nawe yatangiye kujyana na mama yo gucuruza imboga mu mujyi, ubuzima burakomeza yongera kwiyitaho nka kera. Nyuma y'imyaka 2 ubwo akaba yarashize imyaka 5 abyaye, wa musore Riva yaje muri karitsiye yitwaye mu modoka ari kumwe n'umukunzi we mushya biteguraga kurushinga. Yifuzaga kujya kureba Nira n'umwana we akanamwereka ko nyuma na nyuma afite umukunzi bari bagiye kubana. Nira yari yaramwanze yaramwihenuyeho, ariko yarafishye cyane abonye aje mu modoka kandi azanywe no kumuratira undi mukobwa yari yaramaze kwambika impeta y'integuza. Yarihanganye abaha ikaze cyane ko nta kindi bapfaga. Ikindi Riva akaba yari yaranamutabaye cya gihe. Riva yamubajije gahunda ze amubwira ko nawe afite umusore bari gukundana wemeye kuzarira umwana we nk'aho ari uwe. Uwo musore yari yarakunze Nira dore ko nawe yitagaho cyane, yarongeye kuba nk'umukobwa utarabyara kandi abasha gukora akabona amafaranga. Nira niwe wamutinzaga yanga kumwemerera ngo bategure ubukwe hakiri kare. Yabwiye Riva ati ubwo nawe wishakiye undi mukunzi reka mwemerere no muri ntacyo nkiramira. Riva yarasetse ati utabeshye se wumvaga ko nzahindukira nkongera kugukunda? Nira ati ndabyifuza, bishoboka niwe twakwibanira, nuko nyine nagutengushye nkabyara nawe ukaba waramaze guhitamo undi. Riva yamubajije niba azasubirana na Darren amubwira ko bitashoboka, ko ibyo ngibyo rwose yabyibagiwe bazabana n'uwo musore wundi aho kugira ngo asubirane nawe. Kugeza uyu munsi Darren ntarashaka umugore kandi ntaravugurura inzu ze. Kubona ibiraka biramugora, abasha kubona ko umutunga gusa nubwo biba bitoroshye. Umunsi ku wundi ahora yicuza ko yahemukiye Nira. Arushaho kubabara cyane iyo yibutse ko Nira atajya amwemerera guhura n'umwana we ngo baganire, kubera ko umwana wa Nira azi ubwenge. Nawe ubwo yahuye na se ntamusuhuza kandi na nyirakuru ababishyigikiye. Darren ahora agisha inama abaza abantu icyo yakora Nira akajya amuhuza n'umwana we bakaganira nibura. Nira we yageze aho yemera kubana na wa musore wundi, amukunda cyane kandi amukundira umwana. Umwana we ni mukuru yibera kwa nyirakuru, ajya kumusura mu mpera z'icyumweru kuko yatangiye ishuri, mu biruhuko akahibera. Iyo asubije amaso inyuma yicuza kuba yarahemukiye Riva akamwanga, gusa akanga kwicira urubanza acibwa intege n'ahashize cyane ko atabasha kubona uko ahakosora. Icyo ashyizeho umutima ni uko yabana n'umugabo we mu mahoro, bakarera neza umwana ukiri uruhinja babyaranye ndetse n'umukuru yabyaranye na Darren imbere. Riva nawe yabaye umukire ukomeye cyane, we n'umugore we babanye mu mahoro. Rimwe na rimwe iyo asubije amaso inyuma abazwa nuko Nira yakunze bwa mbere kandi bagakundana igihe kinini yamwanze, ariko nanone akishimira ko yamuteye imbaraga zo gukorana umwete. Nyuma yo kumukatira yishyushya akuya yiyima byinshi kugira ngo azatere imbere, amwereka ko kumwanga ko yahubutse. Icyakora ajya yibaza ati ese yatanyanga ngo nsuzugure kuriya ngambwire ngo ntacyo nzageraho, ni iki cyari kuntera kuraje? Kubera we nakoranye imbaraga zanjye zose, nanga kubaho mu buzima nk'ubw'abandi basore bose, ndiyima ndizigama, ngira imishinga myinshi ngamije gutera imbere cyane ngo azanyifuza. Akunda kubwira umugore we ati Nira yarakoze aranyanga, iterambere ryanjye ndikumara ku gahinda n'umujinya nteye ubwo yanyangiraga ko nta kintu nari nakigejejeho. Dina we yigumiye mu gihugu cy'abaturanyi, nta muntu uzi niba akiriho cyangwa yarapfuye, niba yarashatse undi mugabo cyangwa akiri aho kuko nyine ari kure yabo. Inkuru yacu naho irangiriye, ntuzacikwe n'inkuru z'ubutaha.